Abaturage basuwe ni abarokotse jenoside batuye mu mudugudu wa Nyabisindu muri uyu murenge wa Busasamana ku bufatanye bwa Minisiteri y'Abakozi ba Leta, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe amahugurwa n'Akarere ka Nyanza. Abarokotse bo mu mudugudu wa Nyabisindu bashyikirijwe inkunga igizwe n'amafaranga miliyoni 8 n'igice. Aya mafaranga akazabafasha mu guteza imbere ibikorwa by'umushinga w'ubworozi bw'ingurube w'abagize itsinda ryitwa Kwigira. Iyi nkunga kandi igizwe n'ibiro 585 by'umuceri byashyikirijwe imiryango 13. Abarokotse jenoside bo mu mudugudu wa Nyabisindu bavuga ko bakiriye neza iki gikorwa, cyane ko ngo by'umwihariko hari hashize igihe bifuza ubufasha mu mushinga wabo w'ubworozi bw'ingurube. Aba ni bamwe muri bo. cyane turacyakiriye, turahita tuva mu bukene pe, imibereho yacu dufite umudugudu tutagira munsi y'urugo, none buriya bworozi buradufasha kugira ngo twiteze imbere. Ibi ntibyantunguye kuko dufite ubuyobozi bwiza budusura, bumenye ko turara, nabyakiriye neza cyane, hambishimiye ubuyobozi bwacu. Bihuza yuko baduteje imbere, tugiye kwiyubaka tukavaho twari turi, tukaba ubutaha muzagaruka musanga dufite intumbero nziza yo kwigira. Meya w'Akarere ka Nyanza Murenzi Abdallah yabashimiye uburyo babasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye nyuma y'ibihe bikomeye baciyemo. Ibi kandi byagarutsweho na Minisitiri Murekezi Anastase mu butumwa bwe wavuze ku mpamvu n'akamaro ko kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi kuri buri munyarwanda wese, hanafashwa abayirokotse. Icyerekezo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaduhaye, icyerekezo cyo kubaho, icyerekezo cyo kwihesha agaciro, kwibuka, twiyubaka, twihesha agaciro kuko twahisemo kubaho. Nicyo twibutsaga bagenzi bacu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi muri uyu mudugudu wa Nyabisindu, kandi tuzakomeza no kubasura. Mbere yo kuganira n'abacitse ku icumu bo mu mudugudu wa Nyabisindu, abakozi ba Minisiteri y'Abakozi ba Leta bunamiye inzirakarengane zishyinguye mu rwibutso rwa Busasamana. Banasuye kandi ahari gutegurirwa imibiri y'abazize jenoside izashyingurwa mu rwibutso rushya rw'Akarere ka Nyanza rugiye kuzura. Uru rwibutso narwo bakaba barusuye, berekwa ibice bitandukanye birugize. Pacifique Emmanuel Niyitegeka, Televiziyo y'u Rwanda mu Karere ka Nyanza.